The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundant. Ntabwo ushobora kumbwira ngo sitaye ndi Musanze ngo ninjya kugwa ngo ndagwa i Kigali. Oya, n'ubundi uragwa hahandi wagize gute, hahandi wasitaye. Yesu ashimwe. Rero niyo wizeye Yesu Kristo urimuka ukava mu nzira ngari, warangiza ukajya mu nzira ifunganye. Iyo uguye rero ugwa hahandi waruri. Amen. Iyo uguye mu cyaha ugwa ukora icyaha uri muri ya nzira, uba waguye muri ya nzira. Icyo usabwa ni ukongera guhaguruka. Iyo habaye intambara rero habaho guhunga, hakabaho gukomereka, ndetse hakabaho no gupfa. Amen. Ibi bivuze iki ku buzima bw'umukristo? Rero kubera ko icyo gihe twamaze tutaramenya Yesu, Satani yatubibyemo imirimo ya kamere, atubibamo ishyari, atubibamo inzangano, atubibamo kubeshya, atubibamo irari, atubibamo ubusambanyi, atubibamo ubusinzi, atubibamo yewe byinshi yagiye atubibamo. Nawe urabizi ibyo Satani yakubibyemo. Amasengesho menshi ntago yabasha gukuraho icyaha na kimwe. Ibitambo watamba uko byaba bingana uko ariko kose, ibyo ntago byabasha gukuraho icyaha na kimwe. Haleluya. Amaraso ya Yesu iyo uyizeye urakira. Amaraso ya Yesu iyo yizeye urabohoka. Kristo arahari kugira ngo atweze, kandi Kristo arahari kugira ngo adushoboze. Izi ntambara turwana ntabwo twazishoboza, ariko icyo dusabwa bene data ni ukuri, nimba umaze kubona ko hari ibintu Satani yashyize muri wowe, ukeneye kubanza kubirwanya, ukeneye kubanza gutegura intambara kugira ngo ubone amahoro. Banza usohore ishyari, banza usohore kutababarira, banza usohore urwango, banza usohore amagambo y'amajwe, banza usohore ubwibone. Numara kubisohora biragusaba kurinda. Uyu munsi rero nifuje ko twongera tukaganira. Ese umuntu amajije kumenya ko yanduye, umuntu amajije kumenya ko yakoze icyaha, ni gute yakwezwa? Yakwezwa ryari? Yakwezwa gute? Haleluya. Rero iki ni ikintu abantu benshi badakunze kwitaho. Abantu benshi bafashe iminsi bavuga ngo uyu ni wo munsi wo gusenga, ni wo munsi wo kuzajya nihana. Ese kwihana kwa nyako ni ryari? Ese umuntu yezwa ryari? Ese ni igiki yakora kugira ngo abone imbabazi? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Nyemera uyu mwanya aba ari udushyigikira, kandi ijambo tugiye kumva ritube ry'umumaro mu izina ryawe Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dusome mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorino ibice 5:17. Haravuga, duhere ku murongo wa 14, havuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose ngo abe ariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwo wabapfiriye akanabazukira. Nicyo gituma uhereye none tutazagira abo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Bya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu wese, amen, iyo ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Ngo kandi ibya kera biba bishize, ngo ntabwo tuba tukimutekereza muri bya bisekuruza bya kera, ngo kuko uwo muntu aba yabaye mushya. Amen. Imana itugirire neza. Dore uburyo ushobora gukora kugira ngo wezwe cyangwa kugira ngo ubabarire. Amen. Amasengesho menshi ntago yabasha gukuraho icyaha na kimwe. Ibitambo watamba uko byaba bingana uko ariko kose, ibyo ntabwo byabasha gukuraho icyaha na kimwe. Haleluya. Dore ikintu cyo cyonyine kijya kitwunga na Data, dore ikintu cyo cyonyine twahawe kijya gituma twezwa,
ni amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amaraso ya Yesu iyo uyizeye urakira. Amaraso ya Yesu iyo yizeye urabohoka. Ushobora kwibaza ngo mbese haleluya ngo ko nizeye Yesu ngo uyu munsi nkaba nkigikora imirimo ya kamere. Uzi ikibazo ufite? Ntabwo ikibazo ufite ntabwo ari uko utahuye na Yesu. Ikibazo ufite ntabwo ari uko utizera Yesu ngo aguhindure ubuzima. Amen. Ngira ngo iki cyigisho nakivuzeho, ahubwo dore ikintu, nimba warizeye Yesu Kristo, dore ikintu usigaje, dore ikintu ugomba gukora kugira ngo amen uhinduke icyaremwe gishya, ubashe kwezwa. Tubonye ko kwezwa cyagiye wizeraga Yesu, cyagiye wizeraga ko ashoboye, cyagiye wamweguriraga ibyawe, nicyo gihe wababariwe, nicyo gihe waherewe imbabazi. Amen. Ariko dore icyo Uwiteka ari kudusaba, nimba tugize gutya tukagwa mu cyaha, twongere kugaruka tumusabe imbabazi, tuvuge ngo Data naracumuye, nacumuye ku yo mu ijuru, nacumuye no mu maso yawe, ntibinkwiriye rwose kwitwa umwana wawe. Icyo Data ashaka ni uko tumwizera. Buriya ugarutse ugasaba imbabazi, ni ikimenyetso cy'uko wizeye ko yabasha kukubabarira, ni ikimenyetso cy'uko wizeye ko afite ubushobozi bwo gukuraho icyaha. Haleluya. Ariko iyo ugiye kure ukagenda ukicira inzira, ni ikimenyetso cyerekana ko utakizeye ububasha bwe, utakizeye imbaraga ze, utakizeye ko ashoboye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Pawulo yandikira Abakorinto muri kino gice cya 5 aravuga ngo abari muri Kristo Yesu baba bahindutse icyaremwe gishya. Tuba muri Kristo Yesu gute? Ntabwo tubeshwamo n'imiryango, ahubwo tubeshwamo no kwizera. Iyo twizeye duhinduka abana b'Imana, tubiheshejwe no kwizera. Yesu ashimwe. Rero cyagiye twamwizeraga tukava mu by'isi tukamwiyegurira, nicyo gihe twahindukiye abana b'Imana. Haleluya. Nicyo gihe twahindutse abana b'Imana, dutangira urugendo rwo gusa nkawe. Yesu ashimwe. Rero iyi nzira iyo uyirimo ukagwa, ntabwo bivuze ko iyo uguye. Amen. Kristo yabisobanuye neza, aravuga ngo hari inzira ebyiri, hari inzira ngari, hari n'inzira ifunganye. Rero iyo wizeye Yesu Kristo uva muri ya nzira ngari, ya yindi ibintu byose ubyemerewe, warangiza ukajya mu irembo rifunganye, akaba ariho unyura. Hahandi uzasanga hari ibintu utemerewe gukora, hari ibintu utemerewe kuvuga, hari ibintu utemerewe amen gutekereza. Haleluya. Rero iyo uri muri iyi nzira duhuriramo n'utudunduguzi, ngasanga harimo nk'akadunduguzi gasanga uyisugwa. Iyo uguye rero uba uguye muri ya nzira ifunganye, uba uguye muri ya nzira ikugeza ku gakiza kuzuye, ntabwo uba uguye mu nzira ngari. Rero bigusaba guhaguruka ugakomeza urugendo. Haleluya. Ntabwo ushobora kumbwira ngo sitaye ndi Musanze ngo ninjya kugwa ngo ndagwa i Kigali. Oya, n'ubundi uragwa hahandi wagize gute, hahandi wasitaye. Yesu ashimwe. Rero niyo wizeye Yesu Kristo urimuka ukava mu nzira ngari, warangiza ukajya mu nzira ifunganye. Iyo uguye rero ugwa hahandi wari uri. Amen. Iyo uguye mu cyaha ugwa ukora icyaha uri muri ya nzira, uba waguye muri ya nzira. Icyo usabwa ni ukongera guhaguruka. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aba ngufata ukuboko kwanjye ngo ujyane ungendeshe ngo ngeza heza, ngo kuko ngewe ubwanjye ngo sinagira aho nagera ngo nagufite. Amen. Kristo rero arahari kugira ngo akomeze kutweza, kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Rero hari ikintu nk'abakristo dusabwa. Ese ko tweshejwe cyagiye twari tumajije kwihana no kwizera Yesu Kristo, ese ko twababariwe, ni igiki Yesu ari kudusaba nk'abakristo? Haleluya. Nta kindi ari kudusaba, ntabwo ari kudusaba amaturo kuko arabifite, ibiri mu isi byose ni ibyiwe. Ntabwo ari kudusaba ikindi kintu, arimo aratwinginga, arimo araduhugura, atubwira ngo tube maso. Amen. Tube maso, turinde agakiza twahawe. Mnyemerere dusome muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10.
turebe umuntu utabaye maso ibintu bimubaho. Yohana ibice 10:10 haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Munyemerere dukoreshe na Bibiliya y'Icyongereza New King James Version. Ku murongo wa 10 haravuga ngo the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. Hallelujah. Kuri uyu murongo wa 10 tugenekereje mu Cyongereza niho babisobanura neza ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kwangiza, to destroy. Amen. Hallelujah. Rero iyo utabaye maso umujura arinjira. Yesu abacira umugani w'urukungu. Iyo umujura yinjiye abiba urukungu muri wowe. Urwo rukungu ni uruhe? Ni imirimo ya kamere. Rero abakristo benshi kubera ko hari igihe twamaze tutaraba maso, hari igihe twamaze tutarizera Yesu, icyo gihe Satani nibwo yaduciye urwaho arangije atubibamo urukungu. Nyamara abakristo benshi ntabwo tuzi ko twabibwemo urukungu ariyo mirimo ya kamere, ahubwo turashaka kurinda ariko ntidushaka kubanza kurimbura. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Mu ntambara rero tugiramo ibyiciro bitatu, tugiramo ibintu bitatu. Mu ntambara tuzasangamo abapfa, mu ntambara harimo inkomere, yego, mu ntambara harimo n'impunzi. Iyo habaye intambara rero habaho guhunga, hakabaho gukomereka ndetse hakabaho no gupfa. Amen. Ibi bivuze iki ku buzima bw'umukristo? Iyo umukristo atabereye maso, haleluya, mu ntambara bisaba kurwana. Iyo ushaka amahoro urarwana, nimba ushaka agakiza tangira kurwana. Urarwana n'iki? Urarwana n'imirimo ya kamere, iyi ngiyi ijya gutandukanya n'Imana. Urarwana n'iki? Urarwana na bya bindi bijya bigutandukanya n'Imana. Amen. Kuko urashaka agakiza kuzuye. Amen. Rero kubera ko icyo gihe twamaze tutaramenya Yesu, Satani yatubibyemo imirimo ya kamere, atubibamo ishyari, atubibamo inzangano, atubibamo kubeshya, atubibamo irari, atubibamo ubusambanyi, atubibamo ubusinzi, atubibamo yewe byinshi yagiye atubibamo. Nawe urabizi ibyo Satani yakubibyemo, ariko kugira nutaba maso, nutarwana, nudaharanira amahoro, nudaharanira akagakiza muri bino bintu bitatu nababwiye, nudapfa uzaba inkomere, nutaba inkomere uzahunga. Amen. Gupfa nta kundi ni uguhita uzinukwa iby'Imana, inzira y'agakiza ukayibagirwa, warangiza ugashayisha kuko utigeze ushaka kurwana ngo uharanire agakiza kawe. Haleluya. Bizarangira uguye mu cyaha kigutere kuzinukwa Imana, bigutere kujya kure yayo, ntuzongere no gutekereza bino bihe byiza byo gusenga. Amen. Icya kabiri, nutarwana ngo uharanire agakiza kawe, wimure Satani n'ingeso ze zose n'ikuzo n'icyubahiro, ni ukuri uzisanga uri inkomere. Hahandi uzajya usenga ariko ufite ibikomere mu mutima wawe, ukamera nka Dawidi ngo yarasenze kubera icyaha yari yakoze. Imana iramubwira ngo uwo mwana nubwo wamuririra akajana azapfa. Amen. Rero ni ukuri nutabera amaso, nudapfa uzaba inkomere. Usenge ufite ibikomere, usenge waranduye sida, usenge so yarakwanze kubera ko baguteye inda, usenge wararetse, warataye ishuri kubera ko utigeze uharanira kurwana ngo uharanire agakiza kawe. Uzasigara uri gusenga ariko uri inkomere y'intambara. Amen. Icya gatatu ni uguhunga. Amen. Guhunga
kwifunga nta kundi ni ugutangira kujya kure y'iby'Imana, ukumva n'ibikikureba, ugacika intege muri wowe, ibihe byo gusenga bikakuba kure. Haleluya, haleluya. Ukajya mu murimo ukumva n'ibikigushishikaje, ukumva waranamutse. Uko niko kujya kure, niko guhinduka impunzi mu by'Imana. Rero ndabinginze bene data, Kristo arahari kugira ngo atweze, kandi Kristo arahari kugira ngo adushoboze. Izi ntambara turwana ntabwo twazishoboza, ariko icyo dusabwa bene data ni ukuri, nimba umaze kubona ko hari imirimo ya kamere Satani yakubibyemo, ni ukuri nimba umaze kubona ko hari ibintu Satani yashyize muri wowe, ukeneye kubanza kubirwanya, ukeneye kubanza gutegura intambara kugira ngo ubone amahoro. Numara kubinesha, nurangiza utangire kurinda. Amen. Urinde ko hari ikindi cyakwinjira. Banza usohore mishyari, banza usohore kutababarira, banza usohore urwango, banza usohore amagambo y'amajwe, banza usohore ubwibone. Numara kubisohora, biragusaba kurinda. Ikibabaje rero ni uko turi kurinda, tukarindana n'ubwibone, tukarindana n'ishyari. Ni ukuri, reka nkubwire, byo nta hantu byatugeza. Mu gihe utarabisohoramo, warangiza ugafata ibihe byo gusenga, urimo urasengera agakiza, hari ibyo utarasohora, ukeneye kubisohora, ukeneye kubyirukana, ukeneye kubinesha. Warangiza ukarinda icyo wagezeho, ukarinda agakiza kawe, ukarinda kuba wasubira inyuma, ukarinda kuba Amen. Wakongera ugashayisha. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Barokore bene data, ni ukuri wamara ibihe byinshi byo gusenga, ariko utabereye maso ubugingo bwawe, utabanje kurwana ngo uharanire agakiza kawe, nta kintu byakumarira. Ndabinginze rero, munyemerere mbere yuko dutangira kuba abarinzi, mbere yuko turinda, tubanze turebe nimba tutarinze twaramaje kwinjizamo abajura mu buzima bwacu, haramaje kwinjiramo ibindi, tubanze tubisohore. Amen. Mana, ndagushime kubwira ijambo, nyemera Uwiteka bamaje kuryumva, ubahe umugisha wawe, ubahe mu majya no mu maza, kandi ubahe mu byo bakora byose. Ndagushime ku bwawe kimwe cyose mu izina rya Yesu. Amen.